abantu usanga bari kwitana bashushu koya kaki kabugabo. Hanyuma rero umunsi wa Father's Day nugera nabo tuzareba abo bagabo bameze gutyo. Ariko n'abadamu mbifuje kuba bakoya kaki. Haleluya. Yesu yarazutse. Yesu yarazutse kandi Yesu ni muzima. Bibiliya yatubwiye ngo ufatira ku Uwiteka ruracyariho ngo kandi Uwiteka azabe. Yesu rero ashaka kugira ngo zukane nawe uyu munsi. Haleluya. Haba hari ibyaguhereje mu gituro, haba hari agahinda kaguhereje mu gituro, haba hari ubukene cyangwa se ubugore bwaguhereje hasi, nimba hari icyo wumva cyaguhereje iyo hasi, nyemerera dufatanye gusenga Imana. Kandi ubu ijambo ryanjye ndarirangiye, ntabwo nkwiye gutinda kuko iminota nayifashe saa sita zageze. Ntabwo dukwiriye kugira saa saba, ahubwo ngira ngo ibyo navuze birahagije. Haleluya. Waba ushaka dusenga n'Imana, Imana ikagukura aho hasi ukazukana na Yesu, hanyuma ukamwemera Yesu akazukana nawe mu buryo bw'umwuka. Hari ukuntu umuntu usanga yararangije gupfa mu buryo bw'umwuka, ariko Yesu akaba ashaka kukuzura, ukazinjira muri Pasika warazutse. Yesu akasanga warazutse utakiri mu bapfaye, Yesu akakugirira neza. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko wakwemera